abantu benshi bafite amatsiko yo kumenya ibijyanye n'urugo rwawe, ibijyanye n'umuryango wawe. Ni uburenganzira bwawe bwo kubivugaho cyangwa ntubivugeho, ariko ngewe impamvu nkubwiye gutya ntabwo ndi muri position nziza yo kukubaza ibintu bijyanye no mu rugo rwawe mo imbere, kuko nanjye ubwanjye ntacyo njya mbivugaho iby'iwanjye mu rugo rwanjye. Rero niyo mpamvu navuze ngo hari respect nkugomba, kuko kuri ngewe ntabwo iki ngiki ari ikibazo naza kukubaza. Rero ndashaka ko wowe ugira icyo ubivugaho. Ese Kimenyi na Muyango baratandukanye burundu koko? Ese bakoze divorce? Ese Kimenyi ni single? Hari abakobwa bari hano bishakira kumenya niba uri single uze kubafasha. Pastor, urabizi ko mukunda nkuba. Ndabizi ko nkumva nyine umva icyo ushaka kuvuga. Ndabizi ibintu by'abagabo binkuye mu bwonko. Nishakira amafaranga by'abagabo narabibonye, narakunze. Ndakunda ariko aho byangejeje yo nari mfuye. Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tunabifuriza kugira ubuzima buzima. Mumedahuma kudukurikirana kuri Watch Factor 9 TV. Niwe bwo bwambegeze kuri channel ya munsi video maze rebana ndetse subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu nkuru buhamya bigiye bitandukanye byubaka society nyarwanda. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku nkuru ya Kimenyi ndetse na Muyango yakomeje kuvugisha abantu benshi. Kimenyi Yves wabaye umunyezamu w'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse n'amakipe akomeye mu Rwanda arimo APR FC, Rayon Sport na Kiyovu Sport, yatangaje ko umubano we n'umugore we Uwase Muyango Claudine umeze neza cyane, nubwo mu bihe bishize hakomeje kugenda hacicikana inkuru zivuga ko batandukanye ndetse batagikundana cyangwa se batakibana nk'umugore n'umugabo. Ati rero amakuru bimeze bite? Mu myaka ibiri ishize urugo rwa Kimenyi Yves na Miss Muyango rwagiye ruvugwa cyane mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga, aho benshi bagiye batanga ibitekerezo ku mubano wabo, bituma bakomeza kugaragara ku mpapuro za mbere z'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Miss Muyango Claudine rero wabaye nyampinga uberwa n'amafoto muri Miss Rwanda 2019 arutse kuvugira ku rubuga rwa TikTok amagambo atumye benshi bongera kwibaza ku mibereho ye y'ubu ngubu. Yavuze ko muri iki gihe yibanze ku gushaka amafaranga no gushaka amahoro yo mu mutima. Mu kiganiro yagiriye ku rubuga rwa TikTok ari kumwe n'undi muntu witwa Pastor, mu magambo ye rero yagize ati: reka mubwire Pastor, urabizi ko ngukunda ariko ibintu by'abagabo be ubinkuye mu bwonko. Ndishakira amafaranga iby'abagabo narabibonye, narakunze ndakundwa ariko byangejeje ndahazi kuko nari mfuye. Muyango Claudine rero yavuze ko icyabura muri iki gihe ari amahoro yo mu mutima, nubwo yemeza ko ibindi byose abifite. Ati nta kintu na kimwe mbuze, Imana yampaye gusa neza, impa guhagarara ku mwana wanjye, impa n'amafaranga kandi ndayishima pe. Mu ijoro ryo kuwa 4 tariki ya 5 Gashyantare 2026, Kimenyi Yves yagaragaye mu kiganiro cyanyuze kuri TikTok aganira n'inshuti ye magara yitwa Yago Pondat. Iki kiganiro kibanze ku rugendo rwe rw'umupira w'amaguru ndetse no ku buzima bwe muri iki gihe, aho yahisemo kwinjira mu bucuruzi bwo gutumiza no gucuruza imodoka zikuye mu gihugu cy'Ubushinwa. Nubwo iki kiganiro cyari kigamije kugaruka ku bucuruzi bwe, ibibazo by'abakitabiriye byibanze cyane ku mibereho ye n'urugo na Muyango Claudine nk'umugore we. Uyu munyamakuru rero Yago wari yoboye iki kiganiro yavuze ko atiteguye kubaza Kimenyi Yves ku rugo rwe, ariko amuha umwanya wo kwisobanura niba yumva hari icyo yabivugaho. Yago yagize ati: ibi byose ndashaka ko ari wowe ubyivugira, ntabwo ari ikibazo, ariko abantu benshi barashaka kumenya ibijyanye n'urugo rwawe. Ni uburenganzira bwawe bwo kubivugaho cyangwa ntubivugeho, ariko ngewe impamvu nkubwiye gutya ntabwo ndi mu murongo mwiza wo kukubaza ibintu bijyanye n'urugo rwawe. Hari abibaza ese Kimenyi na Muyango baratandukanye koko? Ese bakoze divorce? Yavuze ko hari abibaza niba Kimenyi Yves na Muyango baratandukanye cyangwa se niba barahanye gatanya. Mu gusubiza kuri ibyo bibazo byose, Kimenyi Yves yavuze ko nta byinshi yiteguye kuvuga ubuzima bwe bwite, ariko ahamya ko umubano we n'umugore we umeze neza. Yagize ati: ibyo ngibyo rwose nta kintu bivugaho pepe, gusa ibintu bimeze neza cyane. Kimenyi Yves yemeje ko umubano we na Miss Muyango Claudine uhagaze neza, nubwo hashize igihe havugwa inkuru zitandukanye ku buzima bwabo bw'urugo. Avuga ko nta byinshi yiteguye kuvugaho uretse ko ibintu bimeze neza gusa. Miss Muyango Claudine uherutse gutangaza ko muri iki gihe yibanze mu gushaka amafaranga n'amahoro yo mu mutima. Pastor, urabizi ko mukunda nkuba. Ndabizi ko nkumva nyine umva icyo ushaka kuvuga. Ndabizi ibintu by'abagabo binkuye mu bwonko. Nishakira amafaranga iby'abagabo narabibonye, narakunze. Ndakunda ariko aho byangejeje yo nari mfuye.
ntabwo naguseka Muyango, hari igihe ikintu kikwikubaho cyane ukagera aho ukaba degute. ariko ni ukubona umuntu agenda sha ni ukuri nari Ga- mfuye ni ukuri ga- reka mubwire umuntu Gamote Monyaje. umuyango w'umusazi bakabona umugabo witonda. Muyango yananiye umugabo yakoze ibi akosha uwababwira uwabereka agahinda uwabereka kandi nawe umugabo aje hano sha nta kibi yavuga. izahabu iyo imaze kunyura mu muriro irahenda. Yama, Okay. Yes. Yesu ashimwe. Ahimbaze. Murumva ko ari we? Uvuge ariko zahabyemera. So ntabwo ari ngo none aha ngaha ntabwo akeneye umugabo, akeneye gukira. Ariko ntibibujije ko Imana ibimubwira. Reka nabimubwire niba akubwiye ngo Imana ngiye kuguha umugabo byemere, kuko muri future umaze gukira umutima, muri future yawe uzamubona umaze kumera neza. Haleluya. Kuko Imana nayo ntabwo ari umusazi kugira iguha umugabo nonaha, kuko irabizi ko utabishobora, ariko irakubwira ati mwana wanjye nzongera nkubakire neza muri future, sibyo? So ntukabyamagane, ngaho wakira umugabo mu izina rya Yesu, uvuga ngo amen. Oya pastor buretse sha. So rero ngibyo rero iby'inkuru ya Kimenyi Yves ndetse na Muyango Claudine Miss Photogenic 2019, aho Kimenyi Yves avuga ko umubano we n'umugore we Muyango umeze neza, ariko mu by'ukuri mu magambo ya Muyango we wumva ko bitameze neza cyane, kavuga ko muri misi ahugiye mu gushaka amafaranga ndetse n'amahoro yo mu mutima. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri channel, reba munsi video maze urabana subscribe ukandaho, tujye dukomeza kubana mu makuru ubuzima bw'abaturage ndetse n'ubuhamya bigiye bitandukanye byubaka sosiyete nyarwanda. Ngiye dukomeza kubana nitwa Theogene, iyi ni What Factor TV.